Ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. Ku bufatanye n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, HDI yateguye amahugurwa ku bunganizi mu mategeko n'abandi batanga ubufasha mu by'amategeko hagamijwe kugira ngo bafashe guhindura imyumvire ku bintu bimwe na bimwe bishobora gutuma badatanga serivisi zidaheza, kugira ngo bahugurwe ku myumvire ku bintu bimwe na bimwe, imyumvire imwe n'imwe ishingiye ku gitsina, uko abantu babyumva. Ese iyo bavuze gender cyangwa se bakavuga sexy, abantu babihuriza he, babitandukaniriza hehe? Ni muri urwo rwego twabahurije hamwe kugira ngo bahabwe amakuru ya nyayo kuri ibyo bintu. Ku ruhande rw'abahuguwe, ngo aya mahugurwa agiye kubafasha gukora kinyamwuga, bazirinda guca imanza bashingiye ku kubona umuntu cyangwa uko basanzwe bamuzi, ahubwo ngo bazamuha serivisi bashingiye ku burenganzira bwa muntu. Abaturage batugana, community dufasha, tubwirirwa kwifata kimwe, tukabikora kinyamwuga mu buryo bw'amategeko. Twabonyemo kandi ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, human rights, mu buryo bwagutse, ariko tuza kugenda tunareba mu buryo bwimbitse ku byiciro bimwe na bimwe mu burenganzira bwa muntu, uko bifatwa. Turaza tubizana no muri sosiyete yacu y'u Rwanda, tubivana wenda mu zindi community hanze, tubizana iwacu mu gihugu, turebe uko iwacu tufata groupe zimwe na zimwe mu burenganzira bwa muntu. Aha rero niho twasabwe cyane cyane gukora kinyamwuga kugira ngo ejo hatazagira uhezwa cyangwa ngo asigare inyuma muri urwo rugendo rwacu rwo gufasha abaturage. Tutagira n'umwe dusiga inyuma bitewe n'uko ari, bitewe n'uko yavutse, bitewe n'uko abayeho muri sosiyete. HDI ndetse n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda bafite icyizere ko aya mahugurwa agiye gutanga umusaruro, kuko hari byinshi bagiye guhindura mu mikorere yabo ya buri munsi. Ikintu twizeye rero nuko ibyo twababwiye bo nk'abantu basanzwe bakora ku burenganzira bwa muntu noneho bagiye kubikora, cyane cyane ko twababwiraga ko nimba turimo kuvuga uburenganzira bwa muntu kandi itegeko nshinga rivuga ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe hatabayeho ivangura iryo ari ryo ryose. Rero iyo turimo kubibwira abanyamategeko tuzi ko babyumva cyane, noneho bagiye kurushaho gukora akazi bakoraga bavanyemo rya vangura, bavuga ngo uyu muntu n'uyu, ngo n'uyu nguyu bitewe no kuntu bamubona no kuntu yahisemo kwidentifya bakaba bamuvangura. Ariko icyo twizeye ubu ngubu ni uko noneho ibyo bagiye gukora bagiye kubikora hatarimo ivangura ku bari barifite, kandi bakabikora ku buryo bunoze banafite amakuru ahagije. Naho itsinda ry'abanyeshuri baturutse muri kaminuza 27 z'u Rwanda, iza leta ndetse n'izigenga bahagarariye abandi muri club za gender, aribo Gender Ministers, bahuguwe ku buzima bw'imyororokere muri rusange, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harimo kwirinda gusama inda zitateganijwe, indwara zandurira mu myanya ndangagitsina, gukuramo inda byemewe n'amategeko, itegeko ry'ubuzima rishya mu ngingo ivuga ko abana guhera ku myaka 15 kuzamura bemerewe serivisi zo kwa muganga badaherekejwe, ni bande bemerewe gukora amasezerano cyangwa se consent mu rurimi rw'icyongereza. Aba banyeshuri bavuga ko aya mahugurwa bari bayakeneye cyane, ngo azabafasha gukemura ibibazo byaba ibijyanye n'ubwuzuzanye n'uburinganire, ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bitandukanye. Twahawe trainings nziza, twize ku bintu byinshi bitandukanye, harimo amategeko dushobora kwifashisha igihe cyose twagize ikibazo cyangwa batugana batugejeje ibyo bibazo byabo. Ikintu cya mbere ngiye nize cy'ingenzi ni inclusion, kumva ko abakobwa batagomba guhezwa mu gufata imyanzuro se ku burenganzira ku buzima. Nka Gender Minister nize ko ngomba kugira skills za consulting. Umuntu waje angana nkamugira inama, counseling, nkamwumvisha buryo ki nta gikuba cyacitse, ikibazo cyari cyo cyose. Nize ko nanjye ubwanjye ngomba kwikontrola, ntabwo ibyo bibazo bangezaho bigomba kongeraho ingaruka emotionally, ariko uwo muntu nkamekinga ashobora kumuyihumure, hanyuma nkanamugayidinga agomba gukora ubufasha. Urugero, HDI umurongo utishyurwa 35 30 35 30.
ushobora guhamagara bakakugira inama ari iz'ubuzima, ari izijyanye n'amategeko ashobora kukurengera. Ni mu gihe ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC gikangurira abaturage kwitwararika muri ibi bihe by'iminsi mikuru, bakirinda kunywa inzoga nyinshi mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no kunywa inzoga nyinshi, nko kwangirika k'umwijima, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa, agahinda gakabije ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Ni naha kandi dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Njye ndi Grace Uwingeneye, muzagira umwaka mushya muhire.